Where is my people, bantu banje aho muri hirya no hino hatandukanye ndabashuhuje. Nitwa Ndintare, niwo muyoboro mukomeje gukurikiraho ibiganiro byacu. So nkuko musanzwe mubizi rero, tujya hirya no hino hatandukanye, tukabazanira inkuru, tukabazanira amakuru, tukabazanira ibindi byinshi cyane bitandukanye, tugatumira abantu. Uyu munsi wa none hari umuntu twatumiye, nawe wo kabyara ntabwo yadutengushye, yumviye ubutumire bwacu, twamwakira. Mukecuru muraho? Yego muraho. Mutobore tubise ngo muri abakecuru kandi muri iki gihe turimo ntago kumva umuntu ngo ni umukecuru bisigaye bigezweho. Okay, twabakira rero mutanya mutwibwira amazina yanyu. Yego. Nitwa Kanyine Marceline. Ntuye mu mudugudu. Ubu nawe ntuye mu mudugudu wa Bisambu. Yego. Akagari ka Nyarurama. Umurenge, akarere ka Kicukiro. Yego. Umurenge wa Gatenga. Ubwo noneho rero bivuga ngo njyewe nashatse mu kagari ka Nyarurama mfite imyaka 19 muri 89. 89 nibwo washatse umugabo? Yego. Noneho umugabo tumaze gushakana turabana pe. Haza kuvuka icyiciro cyo kugenda mu bintu byo kujya kumufunga muri 2001. Yego. Ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu. Ubwo yaragiye arafungwa, yasize mfite amaze kubyara abana 3. Yego. Ubwo yavuye muri gereza, umukobwa wa mbere yabyaye amaze gushaka. Yego. Akingirwa nk'abakobwa. Ubwo birangiye haziye ntabwo yatashye mu rugo. Yatashye kwa nyina wabo hano hirya ahangaha. Noneho ndareba nti se umuntu nimba arafungiye ibintu bya jenoside noneho akaza ntataye mu rugo, nanjye nahise mutiyaga. Ubwo gitifu wahaje wari uhari witwa Perusite. Yego. Ubwo yaraje ajyana ibibazo aravuga ati se ko ushaka gukura uyu muntu mu rugo n'abana biwe uragira ngo azabiheye. Ubwo yamwimuye mu rugo aho ngaho. Aragenda ashaka uwo mugore yashatse ajyana kumukodeshereza. Yego. Amaze kumukodeshereza ubwo baragiye bumvishe ko gitifu amaze kwimuka aho ngaho bamuvanyaho aho ngaho. Yahise agarura wa mugore mu rugo. Tubana mu nzu bo gutya, njye mbona bitanyoroheye njyewe. Ubwo njye nasa ngenda uko nakagiye. Umwenda nambaye ngenda mu bayobozi gitifu ndi bari bashyizeho. Uwo bita Senta. Yego. Ubwo yaraje igikorwa yakoze, yagenda akaremesha inama ngo ngoma aho ngaho. Ubwo aravuga ngo nimba noneho ngo by'umunaniye kugira ngo mvane mu nzu mo hano, ngo ubwo uzashira imbaraga umwe azagenda. Nafashe inzira ndagenda ariko gutya. Nta mwenda najyanye, n'irangamuntu yanjye ubu ntayo afite byose uwo mugabo yarabijugunye. Ndumva ari ibintu bibabaje kandi bidashimishije na gato. Yarabijugunye. Ubwo nigenda gutyo nkajya ndara ku gasozi, imvura ikanyagira, ntarabona amafaranga yo gukodesha. Ndema nkajya ndara ku gasozi. Ubwo Imana iza gutabara nyine mbona ukuntu nzajya ndara ku gasozi, mpaza kuhava mbona amafaranga yo gukodesha, nkajya guhingira abaturage, mbona aho kuba. Yego. Ari nayo isaha mpagaze ubu ngubu. Ni ibintu Imana yakoze bitangaje cyane, urumva muri ubwo buzima byari bibabaje. Ubu ngubu rero twese nk'abanyarwanda turi mu bihe bitoroshye kandi mu bihe bitoroheye buri munyarwanda wese. Turi mu bihe byo kwibuka abacu bajize jenoside yakorewe Abatutsi hashize imyaka 31 ibyo bintu bibayeho. Ese muri ibyo bihe hari ikintu waba warigeze kubona cyangwa se hari mu myaka 31 uko biri kose wowe urayirengeje kandi uko biri kose hari ibyo wabonye, hari ikintu ushobora kubwira
abana b'urubyiruko muri iki gihe bataba barabonye ibyo bintu, cyangwa se muri iyi nzira yo kwibuka wowe uri kuyifata gute? abana b'urubyiruko bariho kuri uyu munsi wa none, ubundi bisaba kubigisha tukajya tubabwiriza ibintu byagiye bibaho. Yego. Noneho ufite ubwenge akazabikora gutya nawe akajya abibona, akajya abibona nawe akavuga ati nahuye n'ibibazo runaka gutya bimeze gutya. Ni ikihe kintu waba warabonye ukumva ntabwo uzigera ukibagirwa muri biriya bihe twari turimo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda? Icyo ntazibagirwa ni uko n'ubundi uko byabayeho njye nabifashe uko mbibona, nanjye n'umubona nashakanye nawe nakomeza kundembya gutyo ndabyihorera, nkomeza kwifata gutyo, na n'iyi saha n'ubundi biracyakomeje. Hanyuma hari abantu muri famiye yanyu, mu muryango wanyu baba baragizwe n'ingaruka na jenoside? Mu ngaruka ngiye mu bantu bavukanye nta n'umwe ngira. Nta n'umwe ugira? Bose bishwe na jenoside? Bamwe uko bagiye bapfa ntumbaze uko byagenze. Wowe icyo nakurikiraga n'umugabo nashakanye nawe, n'abana nabyaranye nabo, na n'isaha nabo nkaba mbona nabo badari ku murongo neza. 94 hari intambara cyangwa se hari jenoside, ni igiki cyakubabaje cyangwa se wari ufite imyaka ingahe? 94 nyine bazi ukurikirana urebe, kuva nashakanye nawe nta n'icyenda, ubu isaha tuvugana ndi kubara mfite imyaka 56. Yego. Nari mu myaka 56, kuko umugabo amaze gufungwa we yumvaga yuko ntawana abantu gutya. We ntabwo yashakaga yuko wabaho? Yego. Turashimira basi hari icyo Imana yakoze. Sasa rero intambara cyangwa se jenoside yabaye uri hehe? Njye nabaga mu rugo mo hariya, ariko noneho itangira njye nagiga aho mbari turi Burera. Muri Kicukiro? Ubu habaye muri Nyarugenge. Yabaye muri Nyarugenge? Yego. Yatangiye ari muri Butamu. Yatangiye ari huri. Ngatubwire ariko namaze kwabyara narindiyo namaze kwabyara, kuko n'ubundi nawuze n'ubundi ngenda mpora nabo mu nzira, baba umwana rero narabyaranye nawe, kuko ubwo naritegereje ndeba nsanga umwana bavuga bati se niyo mpamvu umuntu ashobora kugenda dufite umwana wiwe, reka tumuhamujyane. Yego najya nahurira nabo mu nzira. Hanyuma jenoside itangira mu Rwanda tubwiye ko uri Gahombo, we ntabwo wigeze uhunga, wakomeje uguma muri Kigali? Njyewe najyanye nawe maze kumpa uwo mwana, turajya tujyana muri Kongo. Mwagiye muri Kongo? Yego, tumaze kugerayo ubwo mwihunguka naje bongera gusubira nayo, ariko bamaze kongera kumufunga nawe iwe, nawe baramufunga musigara mu rugo. Ubwo afunzwe imyaka 16 nibwo ubwo atangiye gukoresha umutwe nyine, ubwo ngengerebera ku gasozi. Birumvikana byari bibabaje. Hari uko biri kose urumva wari utangiye wari ufite n'abana, watubwira ku buzima bwo kujya muri Kongo, ukuntu wavuye hano mu Rwanda ukavuga uti ndagiye muri Kongo umukurikiye, kuko abantu benshi hari abahungiye muri Kongo muri Kongo kujyana nawe. Njyewe nagiye ubwo nabasanze ku kagari ka Nyaramo hariya, bari bafite umwana wanjye nabyaranye nawo w'imfura. Ubwo ndagenda, ubwo mushiki wiwe aravuga ati ntabwo twajyana umwana nyina ahari. Yego. Ubwo nagiye umwana ndamufata, maze kumufata turagenda duhungira ku Kivugiza hari Nyamirambo. Umwana ngenda mukomezanya ndamujyana. Ubwo tugeze mu nzira n'ubundi ubwo nkomeza kujyana nabo, n'ubundi ngenda gutya n'ubundi ari ibibazo. Twagiye ubwo twageze muri Kongo, epfira marume yaje kunyura, ndavuga njye ntabwo nataha nsize umugabo n'umwana. Ubwo nagumyeyo igihe kiragera, ndavuga ntabwo ntaha. Yego. Ubwo mu kugaruka nyine ubwo n'umwana namuzanye.
araza ubwo tugeze inanga nyine ubwo nahungutse gutya araza ubwo twarakomeje turabana gutya ubwo nyuma y'uwo mwana umwe w'imfura turongera tubyara muri Kongo nabyaye undi umwe nanone uwo bita Kayishema Fabrice ubwo namubyariye ngeze nandongera mbyara n'undi wa gatatu bose ni abantu bakuru bakuze bakuze. Hari abantu bavuga yuko ngo jenoside itigeze ibaho babihakana bakavuga yuko bitigeze bibaho bakabihakana bakaba banatanga n'ibiguzi bishoboka byose kugira ngo abantu bumve yuko itigeze ibaho. Ariko nuko babihakana byabayeho kandi biragaragara n'iyi minsi tukigenderaho. Abantu babihakana ni ikihe kintu wababwira aho ariho hose ukamubwira ati ubundi ubihakana ntabwo wabimushyiramo ku ngufu ni ukuri ubundi byibuka uwabibonye ni uko bigenda. Ugiye kuduha cyangwa se uratubwira nk'akantu gashobora gufasha nk'abana b'iki gihe b'uru rubyiruko ukabwira ati bana mureba gasa nk'impuguro dusoza ikiganiro. Abana b'urubyiruko rero rw'umunsi wa none biterwa n'aho bavutse n'uko bari n'uko babigisha kuko umwana ntabwo apfa kumushyiramo ikintu adafite aho gikuye ntabwo apfa kukimutoza ubwo buri muntu wese aritekerereza. Turabashimira kandi ni ukuri twizereye ko umunsi tuzongera tukabatumira hano kuri kamera ya Ndintare TV muzongera mukabana natwe kandi tubashimira uburyo bwose wabanye natwe muri iki kiganiro. Imana iguhe umugisha.